yabaye irembo riduhuza n'Imana. Ubu ndi mu mubare w'abo wapfiriye, ntabwo nkiri mu barimbuka. Ubu ndi mu mubare w'abana b'Imana, ntabwo nkiri mu barimbuka. Amaraso yawe Yesu yabaye irembo riduhuza n'Imana. Ubu ndi mu mubare w'abo wapfiriye, ntabwo nkiri mu barimbuka. Ubu ndi mu mubare w'abana b'Imana, ntabwo nkiri mu barimbuka. Amaraso yawe Yesu yabaye inshungu y'umunezero. Ntabwo nkiri imbata y'icyaha, ndi umuragwa mu bwami bwe. Amaraso yawe Yesu yabaye inshungu y'umunezero. Ntabwo nkiri imbata y'icyaha, ndi umuragwa mu bwami bwe. Mbega umunezero abera bazagira, bari kumwe na Yesu. Azabahanagura amarira baririye hano ku isi, ntibazongera kurira ukundi. Mbega umunezero abera bazagira, bari kumwe na Yesu. Azabahanagura amarira baririye hano ku isi, ntibazongera kurira ukundi. Amaraso yawe Yesu yabaye inshungu y'umunezero. Ntabwo nkiri imbata y'icyaha, ndi umuragwa mu bwami bwe. Amaraso yawe Yesu yabaye inshungu y'umunezero. Ntabwo nkiri imbata y'icyaha, ndi umuragwa mu bwami bwe. Byari iby'agaciro kumanuka ukaza Yesu, byari iby'umugisha.